Amazina yanjye nitwa Kagambage, nkaba ndi umusore w'indwanyi wakuriye mu Bugoyi. Gusa kuri uyu munota njye n'inshuti zanjye twashyizeho irushanwa ry'imirwanire ryo kureba muri twe ukomeye, ufite ingufu, kubera yuko twanze kugomeshwa, twanze kwicara hamwe ngo dute umuco. Twaje kwishyiraho intego y'amarushanwa ngo twitoze duhangane, ariko nta rwango rurimo. Wari umukino wa gishuti wo gusuzumana muri twebwe umunyembaraga ukomeye. Gusa mu irushanwa ryacu hari kitaragenze neza. Kigaragara cyo hari abazaga biteye imiti bakica amabwiriza y'umukino. Byose aho bitangirira ni mu Bugoyi. Kuva kera tukiri bato nk'uko nabivuze, twarangwaga n'imirwanire. Urukundo, ubusabane ndetse n'amahoro niwo muco turanga. Twanga amakimbirane, twanga akavuyo, twanga akaduruvayo, ndetse n'umuntu wese wigerageje turamuhosha. Dushyigikiye amahoro, ubwiyunge ndetse n'urukundo mu Banyarwanda. Zamani twari tumaze n'igihe kinini tudahura kwisa gati mu manje gukora nari n'amakumbuye fasha gutuma umeze fresh nari cyane long time kabisa so zamani foto bwiza sister cyaya iminsi myinshi ako muri no minsi yose iminsi irasa ariko ikava mu mwe tukabonana basore dore muri no minsi yose nari maze nari kumwe nawe dore wallahi nari ndi kumwe na sheri wanjye mama yake hano ngaho yake ikonde ntabwo ibyo bikureba biratureba umuntu mwana kumutwereka gusa se nitumenye izina rye katubaze tubanze tukora ibyatuzanye araza ko kwibwira muri ubwo nyonje kutubwira ngo arumuzanye kumutwereka none si ubwo niwabyibagiwe mazi kurwana areba wallahi urabona wabyibagiwe kubera iki satabyibagirwa ari kumwe n'umwana ngendirwanye sheri ntabwo ari uko nimba ndege ngakujyana mu Bushinwa wowe gira kibazo ntabwo ari uko ndindwanye sha uzabibona aho asubiza nzozo uri kumubwira zizabo aho ndabyibuka umva ndibuka umunsi umwe wavugaga kuzabereka ngo mu timu ngo kana ngo kari neza ariko gashaka kuba karatumye utakibasha
gusa zamura ya migeri turebe ukuntu ameze. Uyu nguyu mukunda nk'iki n'inkimi. Uyu nguyu ni urubavu rwo mu rubavu rwanjye, ntabwo yatuma nibagirwa ibyondo, sibyo ratagatifu, ahubwo atuma ama motivation, ahubwo nkarushaho kubimenya, sibyo ratagatifu. rwose biracyarimo Biracyarimo mubaze se. ubwo se byajya rero pia Hano byajya ko noneho indege yacu niyo kuzuza ibyo uyu nguyu yavuze, nta kindi wavuze, nta n'ubwo wavuga ku bwawe. Ndebera mureke gushitingana abantu ngo tubabare. wowe wari waragiye Uyu nguyu aracyaye nta nubwo ibyo ari byo cyatuzanye aha twaje kureba urwego rwacu ahantu rugeze, hanyuma tuzamure n'urwego hejuru turebe ko Citarwa yagira ikintu igeraho kandi kirenze. Niba koko wowe uri ninja, utwereke ubuninja, wowe ndabizi uyu we ni umunyamigeri ndabizi, uyu nguyu nawe ebana noneho wagera kuri uyu bebe noneho nta nubwo wavuga gemitaneri isa ebana ni hejuru cyane. ni byiza cyane. Nk'umuntu nkawe w'indwanyi wadutumiye koko turagushimira cyane twivuye inyuma. Amagambo dukora ibyatuzanye sibyo? Natugenda homo rero ukuntu wanzanira kariya gasitafu mbanze dukora akazi njye n'aba basore banjye, ibindi turabikorana. niyo intwaro usari bagiye iwabo Ntabwo ari intwaro, ni akantu kagiye kubanzanira ko amashosi turi mu jardin usigaye yabaye n'amazi akonje simbijyanye kureba. Ntabwo ubona ko izuba ryasaze, agiye kunzanira amazi akonje ntawe unayanyweho. ahubwo ako kana ukarira ko kagiye kuzana ikintu noneho mureke dukore icyatuzanye. nibyo kabisa nibyo dukora icyatuzanye ikaba yakonje. yitwaje n'amapasta yitwaje n'amapasta
Yeah!